Alright, twongeye kubaha ikaze ku gasobanuye kacu k'uyu munsi. Ni agafilime rwose udakwiye gucikwa kuko karimo amasomo, karimo rwose inyigisho uri buza kuba wakuramo, kandi nzi neza yuko iri buze kukugirira akamaro. Iyi filime yacu rwose tuyitangiye ahangaha, ni ku muhanda, ni umukobwa uri kuza usatira abangaba bari hano, ni abataximen cyangwa se abashoferi batwara abantu mu buryo bwa taxi. Hano ni umukobwa mutoya mwiza rwose, ni mu masaha ya mu gitondo, ariko umukobwa asa nkaho ari kugenda nkaho yasinze rwose, nawe arabibona, yazirayemo, yaraye rwose yizihiwe, nuko aje gutega mu gitondo imodoka yaza kumucyura iwe. Nuko akigera ahangaha aravuga ati hello, ati mumeze mute? N'abangaba nabo barasubiza ati tumeze neza nta kibazo. Ati ndashaka umushoferi rwose, ndashaka umuntu wantwara akaba yangeza mu rugo. Ati ndibuze kumwishyura neza cyane rwose, ndibuze kumwishyura akishima. Nuko bose bahise bavuga ati twagutwara. Nuko ingwate ratangwe no mwitwarire mu modoka yanjye, ninjye uraza kukugezayo vuba kandi mu mahoro. Nuko umukobwa aravuga ati imodoka ure? Ati niyingi. Ati okay, reka ninjire noneho ubashe kuba wantwara. Nuko abangaba barasigara ahangaha bari kuvuga ati man, ati kiriya cyana kabisa kimeze neza. Ati nuze kubura ubwenge uhita ufatiraho cyake na nimero. Nuko n'uwo mushoferi naravuga ati ati sunzi, ati tuno n'utuntu twanjye tungutu tundekere kabisa. Ati ngo yagiye kwitabo wanjye rwose, ngiye kuzajya ndabikurikirana mu iminsi, ahubwo mbonye cyana cyo kuzajya rwose ndafatiraho nangwa se ndaruhukiraho mu iminsi igihe mvuye mu kazi. Ati kabisa n'ubura ubwenge musaza. Nuko ahita afata imodoka rwose ahangaha ajyana umukobwa. Ni umukobwa wasinze, ni umukobwa rwose utameze neza, usa nkaho rwose avuye mu kabari, usa nkaho rwose ananiwe, aje gutega mu gitondo, yaraye mu kabari, aje gushaka imodoka rwose iri buze kumucyura iwe mu rugo. Nuko mu kugenda rwose uno mutipe w'umushoferi agiye ari kubwira ati mabuja, atariko ntabwo ariyo gahunda yari ifitiye, ahubwo arashaka kwibona umukobwa. Ariko muri ako kanya mu kujya gukurura amafaranga, umukobwa asa nkaho rwose yinyagambura ukuntu, ubundi ntibyamukundira. Umushoferi aricira ati asike, nari nzi ko ngiye gufata ano mafaranga rwose ubundi nkayamwiba mu gihe asinziriye, ariko biranze. Shit, niko yavuze. Nuko bakigera ahangaho n'umushoferi ahita amubwira ati mabuja, twahageze rwose aho wari ugiye. Ati wava mu modoka kuko twahashyitse. Ati okay, sawa rwose, akira amafaranga, aya ngaya si menshi. Ati aya ngaya rwose mabuja, murakoze. Nuko n'umukobwa ahita avuga ati nta kibazo rwose, ngayigendere niba byarangiye. Nuko uno mukobwa rwose arasohoka, ariko mu gusohoka uyu mutipe yasa afata amafaranga yari inyuma ku mufuka w'uyu mukobwa, ibandari ry'amafaranga menshi cyane rwose ahita arikora. Ati nuko rwose ahita yakuraho mu buryo bw'igikoboyi rwose, ahita yamwibaho n'umukobwa wasinze uri kugenda udandabirana amafaranga menshi cyane rwose, nawe urayabona, ni amadolari ijana gusa. Nuko n'umukobwa akigera ahangaha ati buretse hari akantu gatoya. Umutipe rwose w'umushoferi ahita agira ubwoba ahangaha, hashya ubwoba, ese baba bamufashe. Ati buretse hari akantu gatoya rwose gasigaye. Ati reka nze nguha agatipu. Kumbe kari agatipu uwo n'umukobwa yashakaga kwiheraho n'umushoferi. Ati reka nze nguha akandi gatipu rwose kuko untwaye neza kandi ungejeje amahoro. Ati ibyo ngibyo ntabwo ari ingenzi rwose, umpaye amafaranga menshi, nta kibazo cya tipu, nta kibazo. Umukobwa mu kwikora ku mufuka ngo arebe ayandi mafaranga aherezeho n'umuhungu w'umushoferi, aba arayabuze. Aravuga ati wait, ati buretse amafaranga nari mfite agiye hehe? Amafaranga nari mfite agiye ko nari nyafite mu mufuka. Umutipe rwose abura ahantu hareba, atangira kureba hasi. Ati buretse, ati nabanyataye mu modoka. Ati nta mafaranga utwaye, ati nta mafaranga utaye rwose mu modoka, nayo. Ati byashoboka ko nyataye rwose ahantu ho narindi, buriya ubwo ahantu ho narindi rwose niho nyataye. Ati ibireke. Ati nzaguha tipu butaha. Ati nta kibazo mabuja. Ni kubona umushoferi yavuze ati ibyo rwose nta kibazo, nubigireho ikibazo
naho ubutaha ubwo uzabikora ubutaha kandi murakoze. nuko umushoferi ahise yatsa imodoka aragenda, umukobwa nawe asigara ahangaha aramusezera. Umukobwa akimara gusigara ahangaha aravuga ati kumbe ni gutyo umeze. Umukobwa rwose arusa nkaho yasinze ahita aba muzima muri ako kanya, ahita avuga ati weho rwose ndi kubona utsinzwe ikizamini, reka nze ngukure mu mubare kuko ntabwo uri inyangamugayo, ntabwo rwose weho nakwizera mu bakozi. nuko ahita akuramo urupapuro ruri aho ngaho rwose mu gasakoshi yari afite. nuko akimara gukuramo urupapuro ahita akuramo n'ikaramu rwose, afata urupapuro, ntabwo tuzi ngo ruriho iki, ariko ukurikira agafilime rwose uri buze gusobanukirwa buri kimwe. nuko ahita avuga ati weho wa mbere utsinzwe ikizamini. ntabwo tuzi ikizamini rwose, uno mukobwa ari guhereza aba bantu aravuga ati weho wa mbere uratsinzwe, ntabwo uri inyangamugayo mu bashoferi rwose nakwizera. kumbe uno mukobwa rwose ari kugenda ahereza ikizamini bano bashoferi ko ari batatu. uri kubona amafoto yabo ahangaha, arebe nuhe mushoferi yakwizera, nuhe muntu yakwizera, kuko ngo agiye kujya hanze ubundi abashe kuba yasigira umushoferi umwe muri aba ngaba kampani ye. niko agafilime rwose kameze. ni umukobwa rwose ugiye kuba wajya hanze mu butumwa bwandi bw'akazi, ashaka kureba umuntu wakwizera rwose agasigira kampani. yaje ahangaha rwose yigize umusinzi kugira ngo abashe kuba yasuzuma aba bashoferi ko ari batatu. nuko uyu nguyu rwose mu kugaruka yaje ari kwiyemera ku nshuti ze ati ati murabizi ariko ati aho ngaho mwaba mubizi ibintu bimbayo, ati rwose ahangaha mfite amafaranga menshi atagira uko angana, iyo nibyo uriya mukobwa ati iyo wibye ati rwose ubu ngubu ngiye nshaka najya no kuryama kuko amafaranga yunkorera mu kwezi nayabonye, ahubwo si n'ukwezi kumwe n'amezi 2 cyangwa 3 ntabwo naba maze no gukorera amafaranga ngana gutya. ati rwose ubu ngubu ngiye ntabwo nzongera kwirirwa nirushye. nuko n'umugenzi aravuga ati bana kabisa bro, uzi ubwenge kabisa, uzi ubwenge. nuko n'umuhungu uri ku ruhande aravuga ati ibyo ntabwo ari byo rwose, mpereza ayo mafaranga nyasubize nyirayo, mpereza amafaranga nyasubize nyirayo, ahubwo ndangira ahantu hatuye ubundi nyamusubize, kuko kwiba abagenzi ntabwo ari ibintu byaba ari byiza, ntabwo ibyo ngibyo ari ubunyamwuga. nuko uyu aravuga ati zanahana amafaranga shawaki ndeziwe. ati weho umuntu arata amafaranga nako umuntu aribonera amafaranga ngo yamwake rwose. nuko naravuga ati ariko se weho uzahora uri umuntu mwiza ngo uri inyangamugayo, ubu bona uzagera he? umugore wawe ararwaye akeneye amafaranga yo kwivuza, ariko ntabwo ngwana kwiba amafaranga. nuko n'umushoferi wundi aravuga ati ariko aho kugira ngo niba amafaranga rwose nabireka nkashaka amafaranga anyuze mu mucyo. ati ubundi abantu beza ni gutyo mumera, igihe cyose muzatsindwa kubera kwigira abantu beza. nuko barakwereka ibyo byararangiye. umushoferi wa mbere ariko yatsinzwe ikizamini. abangaba ntago bazi ko rwose bari mu kizamini, ntago bazi ko uno mukobwa ari nyirabuja wabo cyangwa se ari we boss wabo, ari we bakuriye, ari we rwose nyiri kampani y'amataxi. yaje ahangaha ari kugira umusinzi, ashaka guhereza aba basore ko ari batatu ikizamini, arebe umuntu wa nyawe, umuntu umwizerwa, ubundi abashe kuba yamusigira kampani ye, kuko we agiye kujya hanze. umunsi wa kabiri rero byatinze, wa mbere yatsinzwe, reka turebe n'uwa kabiri ese biri buze kugenda gute. nuko umumabuja rwose yaje ari kuvuga ati ninde urantwara? ati ni ngewe wanagutwaye bwa mbere, ni ngewe rwose uragutwara. nuko inshuti ze nazo ziravuga ati ho yaratareka nanjye mwitwarire mabuja, ati ngwino rwose nanjye ndi bugutware neza. nuko n'uyu mutipe rwose wa kabiri nawe afashe uno mukobwa, nawe agiye kumutwara. ese we biri buze kugenda bite? ese ari buze gutsinda ikizamini? nawe rwose amwinjiza mu modoka, afite amakuru yuko rwose n'umukobwa kumwiba ari ibintu toto, kuko aba yasinze agenda rwose mu modoka yasinze. nuko uyu ngaho araburana ati uriya yarari umukiriya wanjye ariko ni njye wari uramutwara. nuko naramuvuga ati ariko ntukabe selfish, ati ntukikunde cyane, ati si wamutwaye bwa mbere, ati reka nanjye mutware mugezeyo ubundi ndebe niba hari ikintu cyavamo. nuko bafashe urugendo rwose baragenda, umukobwa we rwose yisinziriye ahangaha ni mu modoka, ari kugenda ariko yasinziriye bitewe n'inzoga
nuko muri ako kanya rwose telefone ye yahise igwa hasi. Umushoferi arabyumva arahindukira ati icyo ntige kikikubise hasi abona ni telefone rwose iguye hasi. Umushoferi aravuga ati iyi telefone wahitsindira. Muri ako kanya rwose umushoferi nawe ahita yiba telefone y'uyu mukobwa cyangwa se y'uyu munywabuja uri ahangaha, ayimukuraho yari iguye hasi. Umushoferi umukobwa yasinziye ntiyabimenya, nuko akigera ahangaha rwose aravuga ati boss cyangwa se mabuja ati twahageze, ariko umukobwa niyumva. Umushoferi rwose amukoraho, atangira kumukorakora, nuko umukobwa aravuga ati uri mu biki ati ko ndi kubona uri kunkorakora, ati bite byagenze bite, ati abashoferi ni gutyo mumera, ati rwose ngo hayi gasopo ntuzongere kunkoraho n'umunsi n'umwe, ati ibyo bintu ndabyanga rwose, ntago ari ibintu nkunda yuko abantu bankoraho. Nuko n'umushoferi aravuga ati hoya ati ntago narinde kugukoraho rwose mu buryo uri gutekereza, ati twari tuhageze nagukangwe rero ndaguhamagara numva utari kuvuga, niyo mpamvu narinde kugukoraho nk'uko bita rwose nsa nkaho nkukangura, kuko nabonaga waryamye wasinziriye utari kubasha kumva ibyo ndi kukubwira. Nuko n'umukobwa aravuga ati okay, ati rwose munyihanganire none niba byari gutyo, ati ndabona twahageze, ati none akira amafaranga yawe, akira nkwishyure nawe ubundi rwose ugende, ati ngaya amafaranga ayangaya nizere ko rwose aguhagije, atakira amafaranga akira, ati genda. Nuko n'umukobwa rwose asohoka imodoka, umushoferi nawe atwara imodoka ye arakomeza aragenda. Nuko n'umukobwa ari wasinze rwose muri ako kanya ahita aba muzima, ahita yongera agaruka rwose ubuzima, akuramo igikapu nk'ibisanzwe agiye kureba buri wundi umushoferi wa ku rupapuro, arebe umushoferi we ninde, akuremo n'ikaramu rwose. N'uyu nguyu nawe atsinzwe ikizamini, amwibye telefone. N'uyu wa kabiri nawe ntago ari umushoferi w'umwizerwa cyangwa se ntago ari umuntu wakwizera ube wasigira kampani yawe, kuko nawe uri kubona nawe aramwibye. Umushoferi wa kabiri rwose nawe atsinzwe ikizamini ahangaha, yaje ahangaha rwose ari kwiyemera ati ati amafaranga ndayabonye ati amafaranga ndayabonye nubwo natabonye menshi nk'ayawe, ariko nanjye rwose amaye amafaranga menshi kandi amafaranga meza cyane, ati bigenze bite se weho mani? Nuko n'umushoferi yamubajije ati rwose nanjye ndamutwaye yari yasinziriye ndanamukorakora rwose, ariko narinde kumubeshya ngo narinde kumukangura, kumbe narinde kumukorakora nyine ndeba n'iki. Nuko n'umushoferi rwose arababwira ati ariko ibyo bintu ntago ari byo. Nuko aravuga ati ariko weho uzigira miseke igoroye gute? Nuko ubona aravuga ati rwose nanjye mukuyeho amafaranga kandi nanamukuyeho na telefone rwose nziza, iPhone rwose imeze neza igezweho. Nuko bano bose baravuga ati kabisa nawe ni wowe utahi, woweho unari igicucu. Bari gutuka n'umushoferi wundi ati weho urabizi umugore wawe ari mu bitaro, umugore wawe akeneye amafaranga menshi rwose kugira ngo babashe kuba bamuvuza, akeneye amafaranga menshi, ariko nta kintu ngo wakora, ngo ntabwo wakwiba, ntabwo wagira ute. Nuko urumva bizagenda bite? Urumva umugore wawe rwose azagenda gute, azakira gute mu gihe kwa muganga batamuvuye, mu gihe kwa muganga batamwitayeho ngo babashe kuba bamuhereza imiti rwose, nangwa se bamubage ubundi ibintu bigende neza, kuko nudakora nk'ibi ngibi ntabwo uzapfa kubona amafaranga. Nuko n'umugenzi aravuga ati ratanyihereho rwose ku mafaranga yawe wabonye. Nuko barakwereka umunsi wakurikiyeho rwose. Abangaba bari hano nk'ibisanzwe rwose, bari ahangaha. Umunsi wa gatatu hasigaye umushoferi umwe. Ese we biribuze kugenda bite? Ese ikizamini we biribuze kugenda bite? Nuko abangaba rwose batangira kuvuga ati wara musaza, none njye ugiye kumutwara. Nuko bavuga ati yanjye ntabwo namukuye ibintu byinshi, ntago telefone namukuye, wowe wamukuye amafaranga menshi, reka bari njye umutwara. Muri ako kanya rwose uno umushoferi nawe yaraje aravuga ati hoya nanjye uyu munsi ni njyewe uramutwara, mureke nanjye rwose uyu munsi nze kumutwara, reke uyu munsi nanjye ari
ari njyewe uza kumutwara rwose nanjye mbashe kuba nabikurikirana. Ati David bigenze bite siko twari tuzi ko uri umuntu mwiza? Ati nawe waba ugiye kwiba? Ati nabitekerejeho rwose nsanga nanjye nyine amafaranga uriya mukobwa, umugore wanjye murabizi ari mu bitaro, umugore wanjye ararwaye akeneye rwose ibihumbi 10 by'amadolari kugira ngo abashe kuba yavuzwa. Rero nanjye natekereje yuko natwara uno mukobwa ubundi nanjye nkabasha kuba namwiba, ubundi nkaba nabona amafaranga rwose nkateranya nayo mfite, nkareba niba kuko umugore wanjye yavurwa ubundi akabasha kuba yakira, kuko kwa muganga bamireye nabi bamamagara bari kumbwira yuko rwose naza kwishyura amafaranga ibihumbi 10 rwose by'amadolari atari buze kuba yavurwa cyangwa se atari buze kuba yahabwa ubufasha n'akana gatoya kugira ngo umugore wanjye abe kuba yabasha kuba muzima. Nuko abangaba baravuga ati urabyumva gutera? Ati okay nta kibazo rwose yamutwara niba ariko ari kubyumva, nta kibazo niba rwose David yabikora. Ati ariko ntuzane ubugoryi bwose bwo kuvuga ngo Imana ngiraza kumanange biki n'ibiki, we ugende wishyizemo akanyabugabo, utekereze ku mugore wawe urwaye kwa muganga, utekereze yuko rwose nutaza kubikora ari umugore wawe uri buze gupfa. Turabyumva neza? Ati ndabyumva rwose nanjye niyo mpamvu nafashe uno mwanzuro. Ati rwose nayandi mahitamo yo gukora ibintu usibye kumwiba. Ati good rwose ni byiza. Nuko n'umukobwa yaraje aravuga ati nyene mushoferi wo kuntwara, nyine umuntu uri buze kuntwara. Nuko no mushoferi David aravuga ati ndi buze kugutwara mabuja. Ati ngwino hano rwose winjire mu modoka, ngwino ngufungurire umuryango ubundi winjire mu modoka tube twagenda. Nuko n'umukobwa rwose araza yinjira mu modoka. Abangaba rwose arabasezera aravuga ati ewana musaza akazi keza kabisa, tubikurikirane nk'umusirikare rwose, ubikurikirane n'ubu mukariware niko bamubwiye, ubikurikirane ruzungu. Ati wibuke ko rwose umugore wawe arwaye kandi akeneye amafaranga menshi yo kwivuza. Nuko abangaba rwose basigara ahangaha baravuga ati ese uratekereza ko David ari buze kubikorara? Ati uratekereza ko David ari buze kwibaho uriya mukobwa? Nuko baravuga ati ntago tuzi, atari kubera ko umugore we rwose arwaye wenda ari buze kubikora. Nuko rwose David akitwara umugore yakomeje iyindi nzira akatira ahangaha, arivugisha mu mutima aratekereza ati reka mukatisha ahangaha niho buri buze kunyorohera rwose kumwiba, nta n'abantu bahari, nta n'abantu bari muri uyu muhanda kugira ngo naza gutabaza ntihagire umuntu umwumva. Umukoboyi we rwose afite gahunda ahubwo yo kumwiba ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Aramuyobeje. Muri ako kanya umukobwa aramubaza ati ibi ni ibiki shofe? Ati aha hantu uri kunyuza ni hehe? Uyu muhanda ko ndi kubona udasanzwe n'uwo tunyuramo. Ati wayobye. Nuko n'umushoferi David aramubwira ati rwose humura rwose, humura nta kibazo, ntago twayobye, ahubwo zino ni inzira za bugufi, ahangaha ni umuhanda rwose wa bugufi uri buze ko tugeze iwawe kugira ngo tubashe kuba twahagera mu gihe gitoya tudatinze mu nzira. Nuko n'umukobwa aravuga ati okay, ati nta kibazo rwose niba ari ibyo ngibyo, niba hano uhazi, niba uri kubona ino nzira ariyo ya hafi, nta kibazo. Umukobwa arisinzirira. Nuko David aravuga mu mutima ati ati kumbe kumwiba biroroshye gutya, aba yagiye yanasinze mu modoka, ntago bari kureba, aba yaryamye. Ati umukobwa rwose azagirirwa nabi n'abantu benshi pe, aba yagiye mu birori buri munsi, anywa inzoga buri munsi, ahora yasinze kandi rwose ni ibintu bibi. Nuko David areba amafaranga aravuga ati amafaranga rwose nanjye ndibuze kuyiba, yanga ndibuze kuyiba rwose, ubundi umugore wanjye abashe kuba yahabwa ubuvuzi, abashe kuba yavuzwa. Nuko bakigera ahangaha David aparitse imodoka yiba nawe amafaranga rwose, amafaranga arayiba aravuga ati ati runo rufito kabisa, ati aya mafaranga ndakubona nari menshi kabisa, ahangaha ari buze kuvuza umugore wanjye. Muri ako kanya telefone yahise isona, ni telefone ya David, bahise bamuhamagara mu gihe agiparitse ahangaha. Asohoka mu modoka rwose, akimara gusohoka mu modoka aravuga ati allo, ati ni David? Nuko baramubwira ati yego niwe, ni David muri kuvugana. Niko nawe yasubije ati tuguhamagaye turi ku bitaro rwose, umugore wawe ararembye ameze nabi,
akeneye kuba yavuzwa, akeneye kuba yabarwa. Ati rwose mwamubaga atanga mfite amafaranga, mwambwira konte mwishyuriraho rwose igice, ubundi ayandi nkaza kuyazana rwose mu gihe bidatinze. Ati oya ntago biri bushoboke, ati kumuvura biri busabe rwose amafaranga yuzuye, biri buze gusaba amafaranga ibihumbi 10 rwose, ni miliyoni nyinshi z'amanyarwanda. Ubu ngubu amadolari yarahenze, namwe murabizi, bishobora gusanga rwose yagera nko muri miliyoni 13. Ati amafaranga rwose akenewe uri buze kuyishyurira rimwe kugira umugore wawe abashe kuba yavuzwa. Ariko uyu nguyu David ntabwo yari azi ko rwose bari mu kizamini. Umukobwa aho ngaho mu modoka yahise akuramo urupapuro, rwa rupapuro ruriho amafoto y'aba bashoferi bose uko ari 3. N'uyu nguyu rwose wa 3 nawe atsinzwe ikizamini. Umukobwa nawe rwose ahise ashyiraho agakuba, aravuga ati n'uyu nguyu rwose nawe ntago ari umwizerwa, ntago ari umuntu nasigira kampani yanjye. Barakwereka rwose umunsi wakurikiyeho agafilime ntago kari karangira rwose, ntutekereze ko rwose agafilime kari karangira. Nuko aba ngaba bari hano barimo baraganira, ati dore David araje. Ni umunsi ukurikiyeho, umunsi wo David rwose w'ejo yibye wa mukobwa nawe amafaranga. Nuko araza ahangaha, aravuga inshuti ze ziramubwira ati musaza bimeze bite se? Ati bimeze neza. Ati ejo si kutagarutse mwana, byagenze bite? Ejo ko atwaye wa mukobwa byarangiye gute kutagarutse? Ati bishoboke ko waramwibye amafaranga menshi, bishoboke rwose ko waramukweye ikintu cya danje gifatika. Nuko David aravuga ati wapi nta kintu namwibye. Ati nta kintu ngiye namukuyeho. Ati sinakubwiye se? Ati ubundi uratekereza ino njiji byari biragenda bite? Aba ngaba bwose barumiwe bifata mu myanya ndangakomera. Ati rwose nta kintu ubundi uyu nguyu yari arakora, iteka ahora yigira ngo umuntu mwiza barakijijwe ngo ntago yakwiba. Baramubwira ati mana ariko bimeze bite? Ati ntago uzi ko umugore wawe atwite? Amini ntago uzi ko umugore wawe ari mu bitaro akeneye kuba yabarwa? Nuko rwose David aravuga ati ntabwo ngiye nabashije kuba namwiba. Ese byagije kugenda gute ko twabonye David yafashe amafaranga? Byaje kuba byagenda bite kwari kuvuga ngo ntabwo amafaranga yafashe? Muri ako kanya rwose umukobwa yisaza. Nuko anga batangira kwipanga, ati ninjye uragutwara uyu munsi, ati ninjye uragutwara mabuja, ati ninjye rwose mushoferi professionnel baza ahangaha, ninjye ugeza abantu mahoro. Nuko n'umukobwa arabareba rwose, ati hoya ninjyewe rwose. N'uyu mushoferi naravuga ati ninjye uramutwara, ariko ni wowe uramutwara buri munsi. Nuko n'umukobwa atavuga ati nose ngo ni wowe utahiwe kunyibara? Ati ni mwebwe mutahiwe kunyiba? Nuko abantu bose bahita bagomokana, baravuga ati kukwiba ninde se ukwiba? Bararebana. Nuko baravuga ati ninde se utahiye kukwiba? Hari umuntu wakwibye ahangaha? Ati twebwe turi abashoferi rwose ntago twiba, ibyo ngibyo byo uri kuvuga ntago tubizi. Nuko n'umukobwa aravuga ati ntago mwiba se? Ntago nabafashe? Ati weho ntago wajyanye telefone yanjye? Ati wowe ntago wajyanye amafaranga yanjye? Ati ngiye njyana telefone yanjye? Ati rwose ibintu byose byabaye ni ngewe rwose wari waje wisindishije, nari ndi kugira ngo ndebe uburyo ki muri abizerwa, nari ndimo nshaka kureba niba kuko muri abizerwa. Ati hoya urabeshya rwose. Ati ibyo ngibyo urabeshya, ntago wari uri kureba. Ati wabaga wasinze, nangwa ni wowe David Shaw wamubwiye, ni wowe wabivuze? Nuko n'umukobwa aravuga ati hoya mwimubeshyera. Ati ntago ari David rwose wabivuze. Ati ni ngewe wabyiboneye kuko nazaga nisindishije ndi kubakoresha ikizamini. Kumbe baratwereka wa munsi David atwara uno mukobwa yaraje ahangaha afata amafaranga. Ni gutya byagenze. Dusubije inyuma kugira ngo turebe niba koko David we yaratsinze kino kizamini. Twahirutse David afata amafaranga ndetse nawe uriya mukobwa amucishamo umurongo, byerekana ko David rwose nawe yatsinzwe ikizamini. Nuko rwose ahangaha baravuga ati David nibwo cyagiye yasohotse mu modoka, baramuhamagara kwa muganga. Uyu ni umuturanyi wa David,
wari uri kumuhamagara aramubwira ati David rwose umugore wararembye, umugore akeneye kuba yabarwa, none nta mafaranga ahari kugira ngo wishyure babashe kuba bamubaga. Nuko David aravuga ati ariko ndaje rwose mfite amafaranga ahangaha na kwishyura. Nuko David yahise yinjira mu modoka bitekerezaho, umutima uranga, aravuga ati asa aya mafaranga, ati umugore wanjye kumuvuza amafaranga nibye, ati ntago byaba ari byo. Nuko aravuga ati madamu cyangwa se mabuja, ati ahangaha rwose mwataye amafaranga yanyu mwari mwasinze rwose agwa hasi, ati mwayakira dore ngaya rwose ubundi mukayafata. David kumbe ya mafaranga yayasubije uyu mabuja cyangwa se uno mukobwa nyiri iyi kampani, ntago ariko bazi ko ari we nyiri iyi kampani. Nuko David aramubwira ati nari ngiye kunyura ku bitaro, ntabwo byakubangamira ko twanyurayo ubundi nkaza kuguparika, ni iminota mikeya rwose ntabwo turi buze gutinda. Uyu mukobwa nawe aravuga ati nta kibazo twanyurayo niba utari buze gutinda. Nuko uno mukobwa arakigera ahangaha kwa muganga, David araparika aramubaza ati ese waba ufite umuntu kwa muganga? Ati yego rwose hano hari umurwayi ndwajije, ni umugore wanjye ararembye, abagenda kumubaga rwose, ati ngiye kuba namurebaho ndebe uko bimeze, ati wowe guma mu modoka ntago ndi buze gutinda rwose, ni iminota mike ndahita nza ubundi mugezi wawe ubundi witahire. Nuko uno mabuja aravuga ati okay sawa nta kibazo rwose igendere. Nuko David aragenda, niyo nguyu aravuga ati kugira ngo mbashe kureba neza niba koko ibyo ari kuvuga arimo arambwiza ukuri, reka nze nanjye mukurikire ariko ntago ari buze kumenya yuko namukurikiye, ndebe niba koko ibyo arimo arambwira ari byo, ndebe niba koko afite umuntu hano mu bitaro. Nuko David ahangaha rwose yahise yinjira mu bitaro aravuga ati my love, ati rukundo rwanjye. Nuko uno mugore nawe aravuga ati oh sheri, nishimiye rwose kuba ugeze ahangaha, nishimiye kuba ngiye kukubona rwose, ubuzima bwanjye bumeze nabi ngiye kwipfira ndagiye, ati nta kundi rwose nta kundi ubuzima bwanjye, ariko ndishimye kuba nkubonye ahangaha bwa nyuma nta kibazo. Nuko uno mushoferi abwira uno muganga ati rwose mwambagira umufasha, ati rwose ndi buze gushaka amafaranga. Ariko n'umuganga naravuga ati nta bufasha twamuhereza mu gihe utari wishyura amafaranga, ati nta kintu rwose twamumarira, nta n'akantu na gatoya twamukorera. Nuko David aravuga ati ariko ubuzima bwe rwose uri kubona buri ahantu habi, atari kugenda ari gupfa, ati umuntu ari gupfa none mwe muri gutekereza amafaranga, ati niko amategeko y'ahanga rwose ameze, ati nta kintu twamukoreraho mu gihe rwose weho utari wabasha kwishyura amafaranga, nta kintu rwose twamuhereza. Ati sheri ndagiye rwose ndagiye. Kumbe wa mukobwa yaje ahangaha ari guhengereza, ariko ntago David n'aba ngabo rwose babashije kuba bamenya neza niba koko ahari. Umukobwa yabonye ko rwose David afite amafaranga, nuko aratekereza ati oh uyu nguyu yansubije amafaranga mu gihe yari afite n'umugore urwaye rwose ukeneye kuba yavuzwa, none yansubije. Ati umushoferi rwose ni mwiza, uyu nguyu umuntu yamwizera, umuntu rwose yamusigira kampani. Nuko David aravuga ati sheri, ati rwose ngiye kuba nagurisha iriya modoka, ngiye kugurisha imodoka rwose kugira ngo ubashe kuba wabona amafaranga yo kwivuza, kugira ngo ubashe kuba wabona amafaranga yo kuba bakubaga. Nuko n'umugore rwose urahanga aravuga ati oh atagiye kuba yanagurisha imodoka ye kugira ngo abone amafaranga yo kuvuza umugore. Ati rwose ibi ngibi ntabwo bisanzwe, ati umushoferi aratandukanye rwose, atandukanye na ba bashoferi bandi. Nuko n'umugore wa David aramubwira ati ntabwo ari ngombwa rwose ngo ugurishe imodoka yarakuvunye rwose uri kuyishaka, ati wandeka rwose ngewe nkipfira niba ari ugupfa rwose. Nuko David aravuga ati hoya ntabwo nakureka. Nuko abwira umuturanyi rwose ati umuturanyi rwose nsigarira hano, nihuze kugenda rwose umugore wanjye ubure kumurwaza, ati ngiye kugenda kuba nashaka umukiriya uri buze kugura imodoka, ubundi rwose nze ngarukanye amafaranga. Nuko David nawe yahise asohoka ibitaro. Nuko umukobwa nawe rwose yinjira imodoka, ariko David ntabwo yarazi ko rwose n'umukobwa ari yamukurikiye. Nuko umukobwa rwose aza ahangaha asa nk'umuntu wagumye hano mu modoka. Nuko umushoferi nawe ahita yinjira imodoka aza ahangaha rwose atwara umukobwa, aramubwira ati ese naba nagutindiye? Nuko umukobwa aramubwira ati oya ntabwo wanindiye rwose nta kibazo.
nuko yavuga ati okay noneho reka nze tugende. Nuko David yahise aza, ni umunsi rwose yahise aza kuri uwo munsi, aza ahangaha ari kumwe n'umushereshere hano mu modoka, barimo baravugana ati wayumvishe si imodoka? Ati imodoka rwose nayumvishe, ndi kumva ari inyirukanse rwose, irirukanka nta kibazo ifite. Ati rwose ni iyi ngiyi, ni iyi modoka rwose niyo nziza rero ngiye kuba naguhereza. Ati ino modoka iracyari nshyashya, nta kintu rwose cyari cyakwangirika, ibintu byose biracyari bishyashya rwose, ibintu bimeze neza. Ati wayigura rwose kandi ukumva ko inyaruka, iracyari nzima, ibintu byose moteri iracyari nzima. Ati wanareba ahangaha rwose na moteri. Nuko no musharashara amubwira ati okay, ati noneho nyereka moteri yawe ndebe koko niba ibyo uri kuvuga ari byo. Ati nta kibazo rwose waza ukareba. Nuko muri ako kanya rwose umushoferi hano David ahise afungura dekapo y'imodoka. Nuko umusharashari cyangwa se umuntu ugiye kugura ino modoka nawe arareba ahangaha, nuko aravuga ati okay, ndikubona rwose ino modoka ari sawa kabisa, ndikubona ikintu cyose akiri bizima. Nuko uno musharashari aravuga ati okay, none ubu ngubu twajya mu biciro, ubu ngubu rwose wambwira ngo ni amafaranga angana ute ushaka mwayo ino modoka, ubundi nkaba nakwishyura ngatwara ino modoka nawe rwose ukaba wajyana amafaranga. Nuko David aravuga ati boss rero urabibona iyi modoka iracyari nshyashya. Niko David yavuze ati nayiguze ibihumbi 15 rwose, atari ku ngubu bitewe n'ibibazo rwose, ati nshaka kuba nayigurisha wamereza ibihumbi 12. Nuko n'umusherashere cyangwa se uno muguzi aravuga ati oya, ayo mafaranga ni menshi, ibihumbi 12 wapi? Ati ngiye kugwereza ibihumbi 8 byonyine ku imodoka rwose, ndagwereza ibihumbi 8, n'ubifata ubifate, n'utabifata rwose ubireke. Nuko David aramubwira ati basi mereza ibihumbi 10, mereza ibihumbi 10 nibyo nkeneye kugira ngo umugore wanjye abashe kuba yavuzwa. Ati wapi, nkeneye ibihumbi, ndaguha ibihumbi 8. Nuko rwose byagenze, David rwose yagurishije imodoka ye, birangira byanze, nirangira batumvikanye, bari kumereza ibihumbi 8 kandi n'ahandi hantu yakura yandi mafaranga, birangira atagurishije imodoka ye. Nuko n'umugore araza aravuga ati rwose ni njyewe boss wanyu, ni njyewe nyiri ino company. Ati nabahaye rwose ikizamini, nazaga ahangaha nigize umusinzi, nisindishijwe buri munsi kugira ngo mbashe kuba nabaha ikizamini, ndebe umuntu nasigirira company yanjye, ndebe umuntu w'umwizerwa nasigira company yanjye, kuko ngenge hanze mu rugendo rw'akazi nzamara y'igihe, ndebe rero ngo ninde wabasha kuba wansigarira ahangaha, ninde wo nakwizera. Ariko mwese nta numwe wo kwizerwa. Ati mumereze imfunguzo z'imodoka zanjye rwose, mushyira ahangaha imfunguzo zanjye. Nuko ngo rwose ahita akuramo urufunguzo araruhereza n'umukobwa. Nuko n'uyu aravuga ati nawe mereza urufunguzo. Ati ngiye urufunguzo rwose ruri hano mu modoka, niho rubuze kurusanga. Ati mumve no mu maso mugende kano kanya. Nuko bano rwose bano bashoferi ko ari babiri batsinzwe ikizamini cyo n'umukobwa yarashaka kubahereza. Ikizamini rwose ni ikizamini nawe ushobora kuba wahabwa, nubasha kuba wagitsinda utamutse rwose utabyitwayemo neza. Nuko David ahangaha yarasigara avuga ati weho rero ni weho nabonye w'inyangamugayo, ni weho nabonye rwose wanze kunyiba mu gihe wari ukeneye n'amafaranga, mu gihe n'umugore wawe yari ari ku bitaro rwose arwaye akeneye kuba yabarwa, akeneye amafaranga menshi, wanga kunyiba. Ati ni weho ngiye kuba nasigira company yanjye. Muri ako kanya rwose telefone ya David ahise isona. Nuko baramuhamagara, bamuturanye aramuhamagara ati good news rwose, amakuru meza. Ati umugore wawe rwose ubu ngubu yabazwe. Hari umuntu waje wishyura amafaranga, aravuga ati wagurishije imodoka, niyo mpamvu rwose umugore wawe yabazwe, bamuvuye. Nuko no David aravuga ati nagurishije imodoka. Ati ngiye nta modoka rwose nigeze ngurisha, kandi ahangaha ngo haje umuntu aravuga ati wagurishije imodoka, atuzanira amafaranga. Ati byaba byagenze bite? Ati rwose umugore wawe yavuwe, bamubaze, ibintu bimeze neza rwose ubu ngubu. Ati muri kano kanya rwose arasinzira ariko ari buze gukira. Ati nta modoka nagurishije. Nuko n'umugore ahita amubwira ati arigani wikangiye. Ati rwose ibintu by'ejo byabaye byose narabibonye, naje no mu bitaro rwose aho umugore wawe arwariye, mbona yararwaye yarembye cyane. Uravuga ati ugiye kuba
wagurisha imodoka yawe, ndatekereza yuko rwose atari byiza. Ndavuga ati reka nze mwishyurire rwose ibitaro. Nuko na David ashimira no mukobwa ati rwose urakoze, ati nawe urakoze rwose kuba uri inyangamugayo, nibyo bigukijije ndetse bikaba byanakiza n'umugore wawe. Ati uzakomeze ubunyangamugayo bwawe kuko ubonye abandi bose ndabirukanye. Kubera ubunyangamugayo bwawe umugore wawe rwose abashije kuba yakira ndetse nawe ukabashije kuba wazamurwa mu ntera. Ubu ngubu mugize CEO rwose wa company, abandi bashoferi bose ni wowe ugiye kubakurira, abandi bose ni wowe ugiye kubakurira. Ati ubu ngubu wagenda noneho ukareba umugore wawe rwose kwa muganga, ukareba uburyo ki amerewe. Umushoferi ahangaha rwose bahise bamugira rwose CEO ya company rwose itwara abagenzi. Nuko rwose byaje kugenda, yaje kureba rwose umugore we hano ku bitaro, aravuga ati oh sheri, ati bimeze bite? Ati rwose hano haje umuntu yishyura amafaranga rwose. Baravuga ati noneho ubu ngubu twamubaga. Ati bamubazi ibintu ubu ngubu bimeze neza. Nuko n'umugore rwose aravuga ati rwose mugabo wanjye ndakwishimiye. Ati nanjye rwose nishimiye yuko rwose wabaye muzima, nishimiye ko rwose bakubaze, nishimiye ko rwose ubu ngubu ugiye kugaruka mu rugo ubundi tukaba twakomezanya. Agafilime kacu rwose nkeka ko nako karimo kagana ku musozo. Mwibutsa rwose kureba ahantu handitse subscribe ku buto rwose subscribe ukahakanda, ubundi rwose ukahita ufungura akazugira, ubundi tukazajya tubana mu biganiro byacu mu tundi dufilime tugiye dutandukanye nk'utu ngutu tw'ubwenge. Murakoze cyane. Uyu ni Gavi mwari muri kumwe. Iyi ni Marvin Recap Movie. Ciao, we love you so much. See you next time.